video box nkuko MD wa Premier season abivuze tuzahemba abakiriya umufana bazajya icyo bagenderaho ariko umufana waje ku mukino ntabwo ari umufana ukurikiranye umupira ari mu rugo ubwo biradufasha nabyo no gukora fan engagement umufana buri kuri buri mukino 240 wese dutegura muri Premier League. Icya kabiri ni uguhemba umukinnyi mwiza w'icyumweru uzajya utoranywa mu bakinnyi 8 bagiye batoranywa muri buri match. Uwo mukinnyi w'icyumweru azajya ahabwa amafaranga 200 hanyuma n'igihembo cy'umukinnyi mwiza wa saison gitangwa nyuma ya saison hazatangwa imodoka cy'agaciro ka $15,000. Uyu ni umufatanyabikorwa ubwo wenda misiri imbere bitarenze n'ejo hari tuzabatangariza tuzafatanya mu guhemba umukinnyi wa buri mukino. Ngwenda twajambo shanze MD wa EPO Box kugira ngo atange nawe ibisobanuro kubirebana n'ubufatanye. Murakoze abanyikamutezi ntari shambe umuntu yavuga yuko ari impinduka nziza muri shampiyona y'u Rwanda dore yuko abenshi bagiye bavuga yuko shampiyona y'u Rwanda itarimo amavugurura abandi nabo bakavuga yuko shampiyona y'u Rwanda irimo uburyo ubona bamwe bashyira hejuru inyungu zabo abandi bamwe baganira inyungu zabo ariko iyo badashyize hamwe umupira w'u Rwanda muri make urahapfira. Ngo ni inama idasanzwe imaje guterana irimo abahagarariye ama ekipe ndetse irimo abayobozi b'ibitangazamakuru ndetse n'abandi ubwo bagendaga baha umurongo cyangwa se bagenda batanga motivation kugira ngo byibura bamwe mu bakurikira umupira haba abafana ndetse n'abandi bantu baharanira ko umupira utera imbere cyane abaza ku stade kugira ngo barebe yuko byibura bashobora gushyiraho motivation y'igihembo umupira muri rusange ukagenda uhabwa imbaraga. Burya umufana ubashiye kuza muri stade cyangwa se ukunda kuza kuri stade iyo burya azi yuko noneho naba n'umufana w'icyumweru ashobora kubona motivation biba ibindi rwose. Uretse ko ngaha hazajya hahembwa umufana cyangwa se abafana bagiye bitwara neza cyangwa se bagiye bahiga abandi ndetse bagahabwa amafaranga. Ibi ngibi byagiye bigarukaho ndetse n'abanyamakuru bagenda babishyiraho umucyo. Ntabwo twagiye tubona umufana uza kuri stade cyangwa se ukunda kugenda agaragara ku stade ndetse niba ngombwa babe na benshi bahatane hajyeho igihembo maze ugitsindiye agitware. N'ubwa mbere byaba bigiye kuba muri shampiyona y'u Rwanda. Hazajya hahembwa n'umufana wahize abandi cyangwa umufana wahize abandi muri match yabaye ndetse ahabwe amafaranga 25,000 kwa kundi match iba maze abafana bagafana. Bivuga ngo umufana mwiza w'umunsi cyangwa umufana mwiza wa match nawe azajya ahabwa inote y'amafaranga 25,000. Sibyo gusa kandi hazajya hanahembwa umukinnyi mwiza w'umwaka mu Rwanda cyangwa muri shampiyona y'u Rwanda. Ibi ngibi nabyo ni ubwa mbere bigiye kuba ndetse aho azajya ahembwa imodoka ndetse n'ibigendaho byose, bityo uyu nguyu akaba ari umukinnyi mwiza w'umwaka akazajya abasha guhembwa imodoka. Urumva ngaha azajya ahembwa umufana w'icyumweru, ahembwe umufana wa buri match ndetse hanahembwe umukinnyi w'umwaka ahabwe imodoka. Ibi ngibi rero abantu bagiye bakomeza kubishyiraho commentaire ndetse bavuga bati umupira w'u Rwanda biragaragara yuko urimo impinduka kandi nziza ndetse rwose nimukomereza aho ngaho. Abenshi bakavuga bati n'ubundi ibi ngibi nibyo byabuze football itarimo motivation. Iyo football nago iba iki football. Sibyo gusa kandi tugiye kuza tunakubwiraho gatoya kuri match ya Murera cyangwa Witere aho ikomeje imyitozo yitegura ekipe ya Singida, ariko hagati aho ngaho ushinzwe kongera imbaraga abakinnyi ba Singida yarayatangaje yuko
ikipe ya Rayon Sport igomba kuvamo byanga bikunda, ndetse aravuga ati nta mpamvu nimwe kutavanamo Rayon Sport. Nyuma yuko kapiteni wayo cyangwa se Singida witwa Aucho yaramaje kuvuga yuko ikipe ya Rayon Sport atayizi ahubwo yayimenye kubera wahoze ayikinamo Muhire Kevin, maze abafana bamurera batangira kumuha inkwenene bavuga bati akona kiryo turaje tubakubita ibitego byinshi maze murera uzuyimenye. Abandi nabo bati ntago wamenya Muhire Kevin utazi Rayon Sport. Rayon Sport wayimenye kera kuko Muhire Kevin n'umwana w'ikipe, ndetse dore kuba uvuze kumuzi ubwabyo uzi Rayon Sport. Abandi bati Aucho azi Rayon Sport kwa ko Rayon Sport nta kuntu waba uri umugande ndetse utazi Rayon Sport. Ati ikindi yavuze yuko yamenye Rayon Sport ari uko baje gukina nayo cyangwa ari uko yumvishe ko bazakina nayo, atari ko ni gute utazi ikipe y'Abafana mu Rwanda. Namakuru tukugezaho abagiye acicikana kandi amakuru agiye agezweho hano kuri Taratibu World ndetse no mu gace twise Taratibu Update. Byo nitwa N Yusufu. Wowe utarakora subscribe, kora subscribe kugira ngo ujye uhora iteka ubona ibiganiro byacu mu bambere. Ikindi unakomeze gukurikira izindi mbuga zacu za YouTube nk'ururimo Taratibu TV ndetse n'izindi tukugezaho amakuru agiye acicikana. Ntakindi dusabwa no gukora subscribe. Ese nongere mbaza Rayon, ese koko mwiteguye gutsinda ekipe ya Singida cyangwa ibya bindi byanyiraje bakubiti? Wowe mufana wa APR cyangwa se Rayon Sport n'andi makipe mu Rwanda, ese aya mafaranga uzayatsindira cyangwa aya mafaranga azatsindirwa n'abandi? Duhure muri comment.